Amahoro y'Imana bane namwe mwese mudukurikiranira kuri uno muyoboro wacu. Nizere ko mumeze neza kandi mutekanye. Kuri uno munsi noneho inkuru mbazaniye nakasa mutwe. Davina yari yarakaye cyane, afite umujinya mwinshi cyane. Ushobora kwibaza ngo ibi byose yari yabitewe n'iki? Niyo mpamvu mbararikiye kuza kuyireba mukayisoza kugira ngo muze kumenya niki cyabimuteye, niki cyari cyamubabaje. Twatangiye aza yirukankana umugabo waje hanga yakoreshwaga n'imyuka mibi yinjira mu giti. Davina nawe asubiramo ya magambo avuga ati, ngiye kukwigisha isomo uno munsi. Isomo ngiye kukwigisha ntabwo uzigera na rimwe uryibagirwa mu buzima bwawe. Ati ndaguhana ku buryo n'ikindi gihe uzajya utekereza ukavuga ati, uriya mwana yarampannye, uriya mwana yaranyigishije. Ushobora kwibaza ngo ni iyihe mpamvu yateye Davina kuza kwirukankana uno mugabo. Uyu mugabo nawe wakoreshwaga n'imyuka mibi akaza guhungira hano mu giti. Ibyo byose ni ibintu uri buze kugenda umenya. Niba ari n'ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro wacu, kanda kuri iyo buto ya subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. Ndakubwiza ukuri kutazigera wicuza impamvu dukurikirana, kubera ko inkuru tubagezaho ni inkuru z'ibintu bibaho kandi ibintu bifite n'icyo bitwigisha. Ndetse Davina hanga yakomeje kumukubita ku giti avuga tumva sohoka mwahase nyine gira vuba vuba, sohoka mwaha mu giti. Umugabo nawe ataka cyane. Reka turebe ukuntu byose byatangiye. Dutangiranye na Davina aza hano mu rugo rw'uriya mugabo. Yaje yarakaye yariye karungu nk'umusirikare watatse ikihebe. Ageze hano mu muryango atangira kureba impande n'impande. Wa mugabo nawe yari hafi aho ngo yicaye mu rugo iwe ku gatebe. Yumvise umuntu ukinguye, gusa yumva umuntu ukinguye ntasanzwe. Buryo ki yakinguyemo yaje nyine nk'umuntu uteye nk'umuntu watatse utaje mu biganiro. Ubundi hari umuntu uje kuganira akaza yiyoroheje. Umugabo we yumvise uje bikaze. Wa mugabo ahita yirukanka ava ngo ku gatebe yari yicayeho arahunga. Nyagasani, nuko byatangiye byose. Niyo mpamvu mu kanya twari tugeze hariya muze kureba uko byatangiye. Davina nawe yahise aza yirukanka aza aho wa mugabo yari yicaye. Gusa mu kuhagera yasanze wa mugabo nawe ari kurenga. Nibwo wa mugabo yazaga hano ku giti. Ibi byose twabibonye turi gutangira. Arangije yegama ku giti bitewe na buryo ki yakoreshwaga n'imyuka. Imyuka ye nyine yahise imwinjija muri cya giti ahita yinjiramo. Nk'ubwo buryo witegereze ureba akantu ku kandi. Ndetse akimara kwinjiramo, Davina we yakomeje gushakira hafi aho ngaho avuga ati se ari hehe. Akimara kwinjira mwaho, Davina yaravuze ati se birashoboka, reka nze ndebe. Yaraje kuko bitewe n'ukuntu kuva kuri porotayi kugera hano mu rugo harimo akatambwe karekare, harimo akagendo. Yageze hano asanga hari intebe. Ariko se uko biri kose ino ntebe hari umuntu wari uyicayeho. Iki kigabo kigiye he? Uyu mugabo agiye he? Wa mugabo uri he? Nibyo Davina yatangiye kwibaza. Arabuze se agiye he, bigeze gute? Arangije aravuga ati ntabwo bishoboka. Yarari aha ngaha, iyi ntebe ntabwo yari yiyicayeho. Uko biri kose hari umuntu wari uyicayeho. Rero ari hehe? Ariko Davina ahindukiye abona igiti hari ukuntu kiri kugenda kibumba. Aravuga ati uko biri kose ari hariya. Ubwo Davina yisaza arangije aravuga ati rega ndabizi kurimo hano, ndabizi kuri hano, uri muri kino giti. Nubwo uri kwiyoberanya wijijisha, ndabizi neza uri hano. Kandi ikindi ntabwo ndi buze kuhava ntagusohoyemo, ntabwo byashoboka habe na gato. Atangira kuzenguruka cya giti avuga ati kuri uyu munsi rero najanga kugira ngo nkwereke uwo ndi we, nkwereke n'icyo nshoboye. Uno munsi nicyo cyanzanye. Niyo magambo Davina yavugaga. Ati rero ibyo uri kwigira byose ngiye mbaye ndi we nasohoka. Uku kwezi kurakubana kubi, uyu munsi urakubana mubi, uyu mwaka nawe urakubana mubi, kubera ko akawe kashobotse. Ngiye kukwiyereka, nkwereke icyo nshoboye, nkwereke icyo nakora, nkwereke uwo ndiwe. Davina yarakaye. Ngiye kukwereka ko mfite ubushobozi, ngiye kukwereka ko nakora n'ibyo utatekerezaga ko nakora. Nibwo Davina yahise atangira guca bugufi afata inkoni. Hafi aho ngo hari igikoni kinini. Arangije aravuga ati ubu noneho ngiye kukwereka ko uno mwaka naguhagurukiye, kandi ibyo ngiye kugukorera n'ibintu utazigera wibagirwa mu buzima bwawe. Igihe cyose uzajya ubitekereza ukanyibuka,
uzajya uhita uvuga ati narakubiswe. Davina yatangiye gukubita kuri cya giti. Noneho uko akubita kuri cya giti, bitewe n'ukuntu uriya mugabo nyine n'ubundi yari imyuka mibi, yarakubitaga ikigabo kigatangira gutaka kivuga ati umva hagarika ariko please wikongera kunkubita. Davina avuga ati niye mpamvu yatuma nkubabarira, ati hagarara we wikongera kunkubita. Ariko Davina nawe bitewe n'ukuntu yavuze ko ashaka kumuha isomo atazibagirwa no mu buzima bwe, ntago yari kumureka, yakomeje gukubita. Umugabo atangira kumusaba imbabazi amubwira ati umva ndasohoka nta kibazo. Atangira gutaka ati ati ndakwinginze ndeka winkubita. Ariko Davina aravuga ati wapi, uno munsi naje kuguha isomo rega, nta bintu by'imikino bihari. Ati ndasohoka nta kibazo, basi reka kunkubita nsohoke. Ati wikongera kunkubita. Ariko Davina we icyamuzanye ni ugutanga isomo, ntabwo ashobora guhagarara adatanze isomo ryamuzanye. Icyamuzanye uno munsi agomba gutaha gisoje. Ndetse uno mugabo arangije aravuga ati wambabare atoke, reka tubisoze noneho, reka rwose enze tubikemurire hanze. Ati ceceka, atoke nta kibazo rwose ndahita nsohoka. Ati ntiwongere kunkubita, hanyuma twumvikane nsohoke sibyo. Ariko Davina we yarabyanze, aravuga ati ndaguhana ndagukubita mpaka uno munsi cyanzanye n'isomo. Ati ubundi kubera iki wafashe papa wanjye ukamuroga ukamuhindura umusazi? Wumvise ikintu bari gupfa babantu mwari muri kwibaza ngo ese umuntu yaza mu rugo rw'umuntu agatangira kumukubita, atangira gukubita gutyo gusa? Kumbi Davina afite impamvu iri kumutera kubikora. Ngo uyu mugabo yaragiye afata papa wa Davina aramuroga, amaze kumuroga amuhindura umusazi. Ubu papa wa Davina yirirwa atora amashashi ku muhanda, yirirwa yirukanka yambaye ubusa. Niyo mpamvu Davina yaje gutera uno murozi, ngo arashaka kumuha isomo ndetse ibyo yakoze byose akabyicuza. Ati kubera iki, gute waje ugafata papa wanjye warangiza ukamuhindura umusazi? Gute wabitinyutse? Niyo mpamvu yaguteye kuroga papa wanjye nyagasani? Tekereza nawe uramutse umenye ko umurozi yakurogeye umubyeyi wawe ukabimenya, wowe uri Davina wakora iki? Ubaye ufite ubwo bushobozi? Davina arangije aravuga ati ndi kubona ahubwo inkoni iri kumbana ntoya, nubwo uri gutaka inkoni iri kumbana ntoya, ubundi nagakwiriye kugukubita nkakumena umutwe. Ati ntabwo ushaka gusobanura impamvu wafashe papa wanjye ukamuroga? Ntabwo ushaka gusobanura impamvu? Sobanura buri kimwe cyose. Ati ndakwinginze. Umugabo yatangiye kuvana y'agatwe, bisobanuye ko inkoni za Davina zamuriye, noneho bari kuzumva neza. Davina arongera arakubita. Ati kubera iki waruze papa wanjye? Umugabo arongera asubiramo aravuga tumva ndaza ndagusobanurira impamvu, ndakubwira buri kimwe cyose ukuntu byagenze, please bihagarike ntiwongere kunkubita, izo nkoni ziri kundya cyane. Atumva humura rwose ndakubwira byose. Niyo magambo umugabo yatangiye gusubiramo avuga ati ndakwingize ntiwongere kunkubita. Davina aravuga ati ndagukubita se ko ndibuze kugukubita? Ati ngiye kugusubirisha mu bwa nyuma, mbwira impamvu wakoze ibyo byose ukaroga papa wanjye. Niyo nshuro ya nyuma ngusubirishijemo. Rero mu gihe utabimbwiye wari urimo witatse ngo ndagukubise ngo nagize nte, ahubwo ntago ndagukubita, ubu nibwo ngiye gutangira kugukubita. Ati ubundi wakabaye waraje kundeba ukicuzana mbere hose, ariko wanze kubikora wigira uwa danje, reka uno munsi tubonane nyagasani. Umugabo arangije avuga tumva butegerejeho gato ndaje nkusobanura. Ati ntegereza iki? Urashaka ko ntegereza iki? Umwanya wose mazanga urahagije, wagakwiriye kuba wabimbwiye. Ati vuga gira vuba vuba senyi, vuga impamvu yaguteye kubikora, nakubabariye nguhakanya. Atumva reka nse ndaje mvuge nta kibazo, ndaje mvuge nta ribi, ndaje mvuga. Ati utegereje iki? Vuga, mbwira impamvu waroze papa wanjye. Ati nyine ndaje nkubwira ukuri kose sibyo? Ndaje nkubwira ukuri kose ukuntu byagenze, musobanure buri kamwe imva n'imvano yabyo. Ati cyane rwose. Ati okay, nkuteze amatwi ndi kumva. Niyo magambo Davina yamubwiye. Ati nkuteze amatwi ndi kumva, mbwira buri kimwe cyose. Umugabo arangije aravuga ati namuhinduye umusazi kubera ko nari mufitiye ishyari nyagasani. Davina aravuga ati ni irihe shyari wari umufitiye? Wumve neza, subtitle zose ntago ziri kugaragaraho, ariko nanone nyine muri hangana, hari izo tutabashije gufata neza, ariko izo twabashije gufata zo nizere ko muri kuzibona. Davina aravuga ati ndashaka kunsobanurira impamvu wamugiriye ishyari. Okay, ubundi kugira ngo umuntu agirire ishyari undi hari impamvu y'umuteye kuyimugirira. Ati rero
mbwira iyo mpamvu, niyo ndi gushaka muri ako kanya. Niyo magambo Davina yamubwiye. Uyarangira avuga ati nongeye ndakubwira ati kubera iki wamugiriye ishyari, ndongeye mbigusubirishamo kubera iki wamugiriye ishyari. Umugabo yanga kuvuga. Davina arangira avuga ati vuga se nyine. Uwo mugabo ahita amubwira ati nyine namugiriye ishyari kubera ko yari afite imitungo myinshi, iyo mitungo rero narayishakaga nyagasani. Ubundi abantu ikintu gitera ishyari abantu ahanini n'ibintu bijyanye n'imitungo. Niyo mpamvu se waroze papa wanjye ukamuhindura umusazi kugira ngo ube wafata imitungo ye uyijyane. Niyo mpamvu yabimuteye. Ndetse yarangije avuga ati kandi nukubera ko yari afite n'umwana umwe, ati nyine yari afite, mbese muri make yarashatse kuvuga ko papa wa Davina yari afite imitungo myinshi ariko afite umwana umwe, mu gihe uriya mugabo we yari afite abana benshi afite umutungo hafi ya ntawo. Ati no kubera ko ari nge mwana wenyine yari afite, niyo mpamvu washatse kumuroga kugira ngo umwangize. Ati cyane rwose nibyo atoke, icyo rero nanjye nicyo ngiye kukuziza, nanjye nicyo ngiye kugukubitira. Gute ufata papa wanjye yarakobokeye amafaranga ye agakora akavunagurika, yarangiza akabyara umwana umwe ashoboye, wowe ukabyara benshi udafite ibyo ubaha, uri umunebwe, warangiza ukajya kwifuza n'ibya papa. Nicyo Davina we yamuzizaga. Ahangaha noneho tubyumve neza. Ati kubera ko ari njye mwana njyenyine nicyo cyaguteye gushaka guhemukira papa, ukamuroga ukamuhindura umusazi wiruka. Ariko nanone ahangaha nuko nyine ishyara ari ribi. Ariko se ubundi ufashe umuntu imitungo ye yifitiye warangiza ukamuroga ukamwirukaza ku gasozi, ubundi iyo mitungo y'ubu yitwaye byo biba bikumariye iki? Davina ahangaha rero yari yaje ahangaha gutanga isomo. Ati ngiye kugukubita ku buryo utazabyibagirwa. Uri kumva? Jya ukora ushaka amafaranga yawe, urabyumva neza? Hanyuma numara gushaka amafaranga yawe nawe ujye ubyara nawe ushoboye. Arangije aramubwira ati kwanza sohoka hanze tuganire uri hanze. Umugabo arangije avuga ndasohoka rwose nta kibazo, ndaza gusohoka nta ribi. Davina aramubwira ati shava mu bugambo gira vuba vuba sohoka hanze, urakomeza kwisha muri icyo giti biraza kuntera gukomeza nkutimbaguriramo. Ariko nufata umwanzuro ugasohoka shobora no kukubabarira nkaguha akanya ukagenda ukavura papa wanjye agakira hanyuma nkakureka. Atoke nta kibazo, ntari bi rwose ndaje sohoke, ndaje mu kanya gato. Atumva sohoka, uri kumva? Sohoka hanze, va muri kino giti. Ubundi iki giti wakomeje kwihishamo uzi ngo na ahantu kure wagiye, kandi n'ubundi ndi kugukubita. Ngiye kukujomba rero kino kintu mfite nicyo ngiye kukujomba. Davina cyane ko yari afite inkoni ya ferabeto kirakomeye cyane, aravuga ati ngiye kukikujomba. Rero iyo yajombaga muri kino giti bitewe n'ubushobozi nawe yari afite, nanone ubushobozi bw'uriya mugabo bwatsindwaga cyane n'ubwa Davina. Niyo mpamvu Davina iyo yakubitaga kuri kino giti, kubera ko aricyo uriya mugabo arimo, yarababaraga cyane akaribwa cyane, n'umundi nkaho bari kumukubita bya nyabyo bamwegereye. Yanajomba kino giti nanone ino ferabeto afite yayijomba mu giti, nanone uriya mugabo akababara nabwo akaribwa. Davina aravuga ati ndongeye ndabivuze nanone bwa nyuma, ntabwo ushobora gusohoka muri kino giti, ndashaka kukubona wasose hanze, byose tubiganire hanze. Uraza cyangwa ntaguza? Ati ndaza rwose. Ati okay, nguhaye akanya ko kugira ngo usohoke. Sohoka rero, akanya ko ndakaguhaye gafatika, itunganye, numara kwitunganya usohoke. Ndavuze ngo sohoka please, ndakwinginze sohoka. Niyo magambo Davina ari kuvuga. Umugabo arangije aravuga ati okay ntari ndaje. Atari kuri gutinda mu biki wenyine kugira ngo asohoke, hari buryo ki yabanzaga kwitegura. N'ubundi nkuko yakoreshaga zirambaraga ze yinjiramo, hari ibitekerezo byamusabaga cyangwa se izindi nzira byamusabaga kugira ngo azikoresha yinjiremo, nanone nibyo biri buze kumusaba kugira ngo azikoreshe nanone asohoke. Davina aravuga ati nakubwiye kuva karuransuzugura, reka nkwisohorere. Yajombye mwanga mu giti, wa mugabo ahita asohoka nyagasani. Asohoka yahagira, asohoka yacitse intege kuko yakubitaguwe, yasohotse yavunagurise, arangije aza yahagira. Davina yamukubise, uyananje avuga ati uravura papa wanjye uramukiza? Ati cyane rwose ndamukiza mu masegonda make cyane, arababaye muzima. Davina arangije aravuga ati
ibwira icyo gukora rero, gira vuba vuba nkurikira hano tugende. Uyu mugabo avuga ati rwose ndakumva nyakubahwa, ntari bindabikora ariko wamvunaguye wankubitaguye mu nda hose ndikumva uburibwe. Davina aravuga ati umva ndongera nkutimbagura ahubwo tugende gira vuba vuba se nyine. Nta kibazo reka tugende. Ari nako agenda mutamo utuntu twa hafi na hafi, utuntu tw'utunyafu nyine tw'amaguru. Ubundi umuntu nk'uyu nguyu aba yagakwiriye gukubitwa mugani munsi y'ibirenge ahandi nkaho ngaho gutyo. Tugaruka kuri runo ruhande, dore papa wa Davina disco nasigaye abayeho, asigaye yiyahuza inzoga, asigaye ari umunyabibazo kandi yari umugabo wikoreye agakora agashaka amafaranga hasi hejuru, ariko ndebera abagome ibyo bamukoreye n'ubu buzima asigaye yiberamo. Ubwo Davina yazanye cya kigabo aho papa we arwariye, arakizana avuga tumva dore papa wanjye nguri, uri kumureba, uri kureba ukuntu wamuhinduye, ndashaka umusubiza uko yari ameze mbere yuko ahura nawe, mbere yuko abona ubugome wamugiriye, ndashaka umusubiza nkuko yari ameze. Ati ndamubohora rwose, ndamubohora, ndabimukuramo rwose. Uri kumva nyine ni ibintu yabaga yaramushyizemo, hanyuma rero ibyo bintu yamushyizemo yabaga afite n'ubushobozi bwo kuba yabimukuramo. Umuntu wateze umutego aba afite n'ubushobozi bwo kuba yawutegura. Rero kuko yabimushyizemo yagombaga no kubimukuramo. Atumva rwose buretse ugato. Ati papa reka kunywa ibyo bintu, rekera aho ngaho, baje kukuvura, se kibi yabigushyizemo igiye kubigukuramo. Papa wikongera kunywa ibyo bintu. Noneho umugabo aho yari ageze yarasigaye afata inzoga akazivangamo n'ibintu nyine birimo imyanda byinshi bigiye bitandukanye. Ati oh my god, nari nkumbuye ino nzoga mwana wanjye, ndeka nyinywe, nari nyikumbuye cyane rwose. Noneho ikibabaje ni ukuntu no mugabo atari asanzwe ananywa inzoga mbere hose, ariko ndebera udufaranga twose yari afite, buri kimwe cyose yari afite, umugabo yabihinduye umuyonga. Ndetse ahangaha papa wa Davina aravuga atakira nguheho se. Davina araje avuga ati mubohore gira vuba vuba, genda umukuremo ibyo wamusa. Ati mbabarira. Kandi Davina ibyo byose yabivugaga ariko anakubita, ntabwo yashyiragamo imiyaga, yabimubwiraga ahita namurya igiti cyihuse. Nta bintu byo gukinisha ubundi umuntu nk'uyu nguyu aba yagakwiriye no gukubitwa, ahubwo nta n'ibyo kwiruka muganira. Ubundi uyu mwaba muri kuganira ibiki? Davina aravuga ati gira vuba vuba se nyine, gira vuba vuba nkubone. Uri kumubohora yabaye muzima nkuko yari ameze. Umugabo aravuga ati bureka maze ntekereza inzira ndi bubinyuzemo, bureka maze ntekereza inzira mbicishamo. Nibyo nababwiraga mu kanya. Ubundi umuntu nk'uyu nguyu ntabwo ari ibintu nyine bimuzamo ngo ahita bikora ako kanya, nawe hari abamuhaye ubushobozi, hari nabo nyine ni nabagomba kubanza kugisha inama akabaka ubushobozi nanone bwo kugira ngo abimukuremo. Ababumuhaye abimushyiramo ni nabo bamusubiza ubundi nanone abimukuramo. Davina aravuga ati gira vuba vuba se nyine, nta mwanya dufitanga, ari nako amukubita. Uyu mugabo aravuga ati okay mpa akanya nta kibazo, reka nze ntangire mpa akanya. Papa wa Davina disi we nta nubwo azi ibiri kujya mbere, ariko kuvuga ati siko mwaje hano, we mwaje hano mubiki, muri hano mukora iki? Ati namwe ubwo ndabyumva murashaka agacupa, murashaka ko dusangira se? Ati papa ntago ari ibyo ngibyo, guma hamwe tuza, aje kukuvura, agiye kugukuramo ibyo yagushyizemo. Uyaraje avuga ati mushuti wanjye urashaka ko nawe nguha icupa? Nyagasani wumve neza, uno mugabo papa wa Davina yari n'inshuti n'uriya mugabo, ariko si ubundi si byumvikana, kumbi bari n'inshuti. Yararimo amubwira ati inshuti yanjye nawe nguha icupa winywere se, uri kumva inyota imwe ikwishe, nawe nguheho. Davina naje aravuga ati umva kora ibyo ukora, gira vuba vuba wikumva ibyo ari kukubwira, n'ubundi ibi byose ari kuvuga ntabwo ari uri kubyivugira, hari ibiri kumukoresha. Sasa wa mugabo hari ibyo yatangiye gukurura ahangaha mu kanwa ke, witegereze urebe. Hari ibyo yatangiye kugenda akurura akusanya za mbaraga n'ubundi nababwiraga, ariko agenda byegeranya akantu ku kandi. Davina waratuza arirebera, we nta kindi kintu yari afite cyo kuba yavuga ahangaha. Ubwo yifatiye umurozi yagombaga no kumuzana ahangaha nyine akavura papa we. Ndetse ahangaha uyu mugabo arabanza aratekereza, atangira gukurura ibibaraga. Davina kugira ngo iki kigabo kitaza kumusuzugura cyangwa se kikamucunga kigata kinacika, yamubaye hafi aho ngaho akomeza kumucungacunga. Wa mugabo hari ibyo yavanye mu kanwa, arangije abivugiraho ibigambo, witegereze urebe. Ari nako ari kureba mu kiganza cye, ari kuvugiraho ibindi bigambo, avuga ati mubohore, ati tumubohore kuri inshuro. Papa wa Davina nawe avuga ati dore izo zose ni inzoga, ushaka wafata iriya kaziye, ushaka wafata ziriya zose rwose ni inzoga, ntugire ikibazo,
wa mugabo yafashe cya kiganza n'ibintu yakuye mu kanwa akabizengurutsa ku mutwe wa papa wa Davina. Akibizengurusaho, ndebera nawe nyagasani, bisa nkaho mu bwonko bwa papa wa Davina hari ibyavuyemo yahise amera nk'ipanci, nawe nyine hari ukuntu yahise ahinduka, atangira kugaruka ibuntu. Muri make yatangiye gusubirana ubwenge bwe. Ubwo muri ako kanya yarabanje arazengera. Cya kigabo nacyo hari imbaraga gikoresheje, ubundi hari imbaraga nyinshi yakoresha imbaraga nyinshi, nawe bikamutera nyine iziwe kuburiramo, ugasanga nyine abanje gucika intege, ariko hashira akanya kongera agasubirana. Papa wa Davina yagarutse ibuntu nyagasani, arikanga. Witegereze urebe, Davina bireba papa wagenda ahinduka muzima. Cya kigabo cyatangiye gutaka. Ikigaragara cyo ibintu yarakuye muri papa wa Davina byatangiye kumwinjiramo nyagasani. Witegereze urebe, niwe byatangiye kwinjiramo. Bisobanuye ngo ibyari biri muri papa wa Davina bigiye muri uno mugabo, niwe ugiye gusara. Ubu noneho niwe ugiye kuba nk'uko papa wa Davina yari ameze. Ikigabo cyatangiye kwisetsa, gitangira kwisetsa cyane. Papa wa Davina yirebye aravuga ati mu izina rya Yesu, ibi ni ibiki ndi kwibonaho? Umugabo yahise ahinduka umusazi gutyo. Davina nawe acyura papa we. Ndabakunda cyane, Imana ibampera umugisha. Ciao ciao, duhure mu kubutaha.